hahise hawe ntuzigere na rimwe uhita amakosa niba ufite ibyo wahigiyemo. Umutima wawe niwo uzakubwira aho kujya, maze umutwe wawe nawo aba ariwo uzahakuyobora mu mahoro. Niba ubishidikanyaho uzibeshye ukoreshe kimwe cyonyine muri byo, nta kabuza uzayoba. Buri gihe amerekezo yawe ajya aba y'ingenzi gusumbya umuvuduko ugenderaho. Igihe uganira jya ukunda kwivugira ku muntu naka, ariko wibande ku byo aganira ku bandi, kuko ari byo byiza kuruta kuvuga ibyo abandi bamuvugaho. Kunda kunezererwa n'itsinzi y'utuntu duto duto, kuko nitwo tuzahurizwa hamwe tukubaka ikiraro kikugeza ku ntsinzi nini. Uhereye umunsi rero ufise guhagarika cyangwa se gucika ku ngeso n'umuco wo kutigirira icyizere. Ahiga uguhoza mu mahoro, kuko n'ubundi hari nawe muzabana mu bihe byiza byawe by'ahazaza. Rimwe na rimwe kuba wenyine cyangwa se kwihugiraho hari igihe biba igitambutamba kugira ngo urebe ko wava hamwe ugere ahandi mu iterambere ryawe. Amahirwe yose n'uburyo ubwo ari bwo bwose uzabona uragiye gutira kubifatirana no kubikoresha neza, kubera ko kwicuza uko ari ko kose tugira kuva ku mahirwe tubona nyamaze tukayatera inyoni tukayapfusha ubusa. Niba urubigiraho, igira ku byo bakora apana ibyo bakubwira. Abantu bashobora kuzibagirwa ibyo wababwiye, abantu kandi bashobora kuzibagirwa na bimwe mu byo wabakoreye, ariko abantu ntibashobora kuzibagirwa na rimwe uko wigeze utuma umunsi umwe biyumva. Ahanini rero iyo ukuriye mu buzima bwa gitesi, mu bisorori bya zahabu cyangwa se mu gikoma cy'avoka, nta kabuza n'imitekerereze yawe ishobora gukura idindira. Ahazaza hawe uzirinde kuharemera ishusho naka mu mitekerereze yawe, kuko ibihe by'ahazaza biba byuzuyemo ibitangaza byinshi biza bikugwiririye. Wowe icyo ufite gukora, kora gusa, nibwo buryo bwiza buzakurinda kubabara cyangwa se gutungurwa. Niba uzi kujya ubitekereza cyangwa se unabirota, nta kabuza rwose menya ko wanabikora. Umunsi watahuye ko runaka agerageza kuguheza kuri buri kimwe, uwo ntuzongere nawe na rimwe guhirahira umudiranza cyangwa umutesha umutwe ugira ibyo umusaba, uzamubise. Buri muntu wese muhuye cyangwa se mumenyana haba hari impamvu runaka. Ntuzigere na rimwe ujya mu rukundo n'umuntu umeze nk'uwo mwakundanyeho mbere, cyangwa ngo ukundane n'uwo bahuje imico ubugira kabiri, kuko inshuro ya kabiri warugiyemo byarutwa ukikundanira n'urwibutso wagiranye n'uwo wa mbere, ubundi uwa kabiri ukamubisa. Rekeraho kwigereranya na bariya batangiye ibintu byabo mu myaka 10 ishize imbere yawe. Reba ku rugendo rwawe wowe wenyine. Mu buzima tubaho rimwe ryonyine. Fata umwanya wawe uhagije wishime. Ntabwo ari buri wese ukeneye ko muba inshuti. Ibyo nta kibazo, kubera ko nawe udakeneye buri umwe ngo nawe muba inshuti. Ushobora kuzagira ku bintu binini kandi bikaze niba utajya uca amazi utuntu duto duto. Yibuka neza disi ukuntu mu myaka 5 ishize wahoranaga inzozi zo kuzagera aha uri uyu munsi. Bitekerezeho. Ntimugatinye gukomereka no kubabara
kubera ko ntabwo mwakura muramutse mudahura n'ibibakomeretsa. Ntukabe utagenzwa na kamwe buri gihe, ntukagenzwe n'impamvu naka gusa buri gihe. Nanone rimwe na rimwe jya ucanga munafata umwanya uganire unasabane n'abandi, ibyo gusa kuko nabyo ni ingenzi mu buzima. Abagore bose uko bakabaye bazaguha umubiri wabo, wowe upfa kubatereta gusa kandi bya nyabyo. Ntukagerageze kwiyangiriza ubuzima kugira ngo ukunde ukorera amafaranga, ibyo si byo, kuko hari n'ubwo wazageraho muri ubwo buryo ukarinda umara ubuzima bwawe bwose bundi waba usigaje uyakoresha mu kuyivuzamo, ibyo gusa. Uramutse utakaje amafaranga, ibyo nta kibazo, hari ubwo ejo n'ejo bundi uzayagaruza, ariko kandi nutakaza igihe n'igikorwa gikorewe muri icyo gihe utakaje, umenye neza ko utazigera na rimwe ubasha kubigarura. Kubw'iyo mpamvu rero, baho ubuzima bwawe amaso, amatwi n'umunwa wawe bifunguye. Hari uburyo bubiri bwonyine ugomba kwemera bukagufasha kubaho ubuzima bwawe. Icya mbere ni ukwemera no kwizera ko buri kimwe kiriho ari igitangaza. Ikindi nacyo cya kabiri ni ukwizera ko buri kimwe kiriho nta kirenze, atari igitangaza. Nushaka ko abana bawe baba abanyabwenge, jya ubasomera inkuru zuje imigani, kandi nanone nukenera kuba abanyabwenge birushijeho, uzabasomere inkuru nyinshi cyane zuje imigani. Uburyo ubuzima bumeze nka kumwe ubunyonga igare, kugira ngo utagwa bigusaba gukomeza kunyonga mu butareka. Ntimukaboroke mu mitwe yanyu cyangwa se ngo muhashyire ibintu mutabasha gukuruza intekerezo zanyu ngo mubyiyumvishe cyangwa ngo mubibone. Ubeshya ko adakora amakosa n'utagerageza ibintu bishya. Isi ni ahantu huzuye ibyago byinshi mu kuhatura. Ibyo usuka abantu bayiriho ari abantu babi, ahubwo no gusanga hari abantu bayibaho ntacyo bayimaraho. Ni ngombwa kurikana n'undi w'uyu munsi kugira ngo nzabe uwo nshaka kuzaba w'ejo hazaza. Mu by'ukuri nta mpano n'imwe nigirira idasanzwe, ahubwo rwose ndi umunyamakenga gusa kuri buri kimwe. Urukundo ni umwarimu mwiza gusumbya inshingano. Igipimo cy'ubuhanga ufite gishingira ku bushobozi wowe utunze bwo guhinduka. Umunyabwenge nuzi uburyo bwo kwikura mu bibazo, ariko uw'intyoza we nuzi uburyo bwo kwirinda ibibazo. Abufata nk'abanyabwenge usanga bafite nibura 1% ry'impano muri bo, ahubwo 99% bakaba abakozi cyane. Nusitara ku rukundo uzarwa, ariko byorohe guhita uhaguruka. Ariko nugwa mu rukundo nta na rimwe uzigera wongera guhaguruka ukundi. Ibintu bibiri gusa byonyine nta herezo bigira, ibyo nta bindi usibye isanzure n'ubugoryi cyangwa ubucucu bw'abantu. Gusa igisanzure simbihamya neza. Sayansi cyangwa se siyansi idafite iyobokamana iyigereranywa n'ikimuga, ariko kandi iyobokamana nta siyansi naryo rigereranywa n'impumyi. Njyewe mvugisha abantu bose kimwe, nashaka abutwara ibishingwe cyangwa se ab'umuyobozi wa kaminuza nkuru.
Iki ni cya kiganiro ingufu z'ibitekerezo naha dusoreje iki gice cyacyo cya gatanu. Mwakoze kubana natwe ahangaha kuri Mutavu Official, ariko kandi niba utarakora subscribe reka nkusabe gukanda kuri iyo nzogera iri munsi y'iyi video. Ushobora kuduha likes cyangwa se igikumwe kizamuka niba wakunze iyi video. Nanone ushobora gutanga ibitekerezo n'inyunganizi kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi wifuza ko twazaganiraho mu biganiro by'ubutaha cyangwa se biri imbere. Wanakora share ni wakunze iki kiganiro kikabasha kugera kure mu rwego rwo kwagura iyi channel yacu Mutavu Official. Nge mwabanye nitwa Mutavu Ismael, mbifurije kubaho neza no kuramba. Bye bye.